hari umuntu ku giti cye ya nawe, hari famire ziduha kubaho dukomokamo, cyangwa abandi bose bakomokaho. Hanyuma hari igihugu, it's the individual, it's the family, it's the nation. Byose bifitanye isano, kimwe gishyira ikindi. Iyo kimwe kitameze neza, ikindi ntikimera neza, iyo tutameze neza nk'abantu giti cyacu, ntabwo imiryango yacu cyangwa iyo dukomokamo imera neza uko biba bikwiye. Iyo umuntu n'umuryango bitameze neza, sinumva ukuntu igihugu cyamera neza. Ibiri hagati aho byose rero ni ibi twahuriye aha, twigishijwe, ibyo twumvise byose biri hagati aho y'umuntu n'umuryango n'igihugu. Kwemera, kwizera, gushobora kumenya ikibi n'icyiza bishingiye aho, biri hagati aho ngaho, kugira ngo umuntu, umuryango cyangwa se igihugu bimere neza. Wabinyura iruhande, wabyirengagiza, wakora ibyo ushaka ibyo ari byo byose, ariko ingaruka zabyo nazo zirahari, ziraboneka buri gihe. Niyo mpamvu rero umwanya nk'uyu tuwukoresheje gutekereza, gusubiza amaso inyuma, kwisuzuma, no kumenya ko turi ibiremwa muntu. Ubwabyo bifite icyo bivuze, niho bigarura ya mitekerereze yo kuvuga ngo ariko kiremwa muntu, uvuga ngo wararemwe. Ubwo rero hari ahandi ugomba kureba uko kuremwa ufite ibyo gukesha, ariko uko kuremwa bifite n'icyo bigusaba cyangwa bikubaza kwibuka no gukora ubishingiyeho. N'iri huriro turimo n'ibyo bitekerezo twagiye tubwirwa na benshi. Ibyo rero ndashaka kwihuta nkabigarura ku buzima bwa buri munsi. Hari wa muntu, hari wa muryango, hari na cya gihugu. Bifite imiterere yabyo, bifite uko bibayeho, ushobora kuba kwiza cyangwa bikaba nabi. Dushaka ko byaba byiza rero. No muri ibyo
muri uko kugira uko ubayeho uko uteye kwawe k'umuryango kw'igihugu, ibyo ni byo ugenda ushakisha uko byarushaho kumera neza. Ariko ntuzakore ikosa ngo wisangemo ko ukwiriye kuba undi utari wa wundi uri. Ukwiriye kuba uwo uri we, ukwiye kuba ukuri uko waremwe, uko waremwe iyo twavugaga ni ukwawe. Reba uko waguhindura ukakugira neza.